yego yawe n'umuti w'indwara ndwaye, yego yawe yahindura byinshi, yego yawe n'umuti w'indwara ndwaye, yego yawe yahindura byinshi, yego yawe yahindura byinshi, yego yawe yahindura byinshi, yego yego yawe yahindura byinshi. Ahangaha washaka kuvuga iki? iyi ndirimbo yego yawe nashaka kugaragaza, urabona hari igihe umusore asaba umukobwa urukundo, amubwira ndagukunda, ndifuza ko twakundana, ariko umukobwa agatinda kumusubiza, akamubwira nzaba ngusubiza, nzaba nkubwira n'ibiki byose. Indirimbo rero nayikoze mu rwego rwo kwibutsa abakobwa ko mu gihe utarabwira umusore yego yawe, hari byinshi biba bitagenda muri we, ntaba atuje, ntaba yishimye, yewe hari n'ibishobora kwangirika kubera ko atameze neza. Ngo rero yego yawe nuyimbwira iraza guhindura byinshi muri njye, ngira amahoro, ngira umutuzo, ndebe neza kuko amaso yanjye ni wowe gusa rero. Nawe hari uwo utegereje yuko akubwira ntabwo ahari kugeza ubu, kuko indirimbo ntabwo ari inspiration yanjye, uvuge ngo nayiririmbye ari njye wivugira. Mugenzi wanjye twaganiriye ambwira ikibazo ko bimeze gutya na gutya, so muvanga inspiration rero muri indirimbo. Ntekereza ko hari n'abandi bimeze gutyo muri rusange, avuga ngo kuriya iyi ndirimbo nyikoze ishobora gufasha abandi basabye urukundo bakabona mu buryo rworoshye. igihe kingana iki indirimbo? Maze icyumweru kimwe hanze. Icyumweru kimwe. None uvuze yuko ari inspiration wakuye ku muntu, uwo muntu mwashaka yuko babwira yego, iyo yego yarayibonye cyangwa na n'ubu ngubu aracyategereje? Nakoze indirimbo ndangije mwohereza link, ambwira ko naza kumwohereza uwo yasabye urukundo. Kugeza ubu ntabwo arambwira uko bimeze, ariko ndizera ko nambwira byaciyemo. Akarinki yarakamuhaye, ariko ubu ngubu nawe aracyategereje igisubizo. Aracyari kuyumva neza, kuko burya abahanzi hari uburyo duhangamo, ku buryo ikintu twahanze utari tucyumva ako kanya gusobanukirwa ibyo bishatse kuvuga neza, gusaba ko ubanza ukayumva nk'uko urya igifu kigakora digestion, so no kumva indi gihangano cy'umuhanzi ugasesengura ukajya mu bwonko neza, wamara gusobanukirwa mwizeye se yuko bizacamo mwifashishije iyo ndirimbo yanyu? bigomba gucamo kuko uburyo nayiririmbyemo na melody nayihaye ubwayo yagufata, nawe uri umukobwa wahita ufatwa cyane. Reka tuve wenda kuri iyo ndirimbo nshya, abantu twanabashishikariza kuyishakisha ku rubuga rwa YouTube. Wavuze yuko yamaze kugeraho, ubwo rero ndumva twashishikariza abantu kuba bayishaka, bakayumva, bakumva message ikubiyemo. Reka tugaruke wenda ku buzima bwawe nk'umunyamuziki. Ubundi Crezo G Samuel ni muntu ki? Crezo G Samuel umunyarwanda cyane cya mbere, umusore w'ingaragu utigaragura mu byaha. Navukiye mu karere ka Rusizi ku itariki 20 z'ukwa mbere 1992. Yakuse ntiwahita ntacyo bitwaye, nta kibazo. Ntabwo njye niba abantu bo kwishimira imyaka niyanjye, nanjye ninjye, niyo nagira imyaka 40 cyangwa 50 ntacyo bivuze. Yes, hari ababitinya, ariko njye ntacyo bintwaye, ahubwo kuri 20 z'ukwa mbere abankunda bazantegurira akantu. Zaba navutse bundi bushya. Mvukira muri akarere ka Rusizi nyine, nize amashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza, ubundi no kwiga indi kaminuza mu bijyanye na business. Ariko mu mashuri yisumbuye na kaminuza imwe nize mu bijyanye n'uburezi, kwigisha imibare,
imibare n'amasayansi atandukanye. Nkaba ngarutse kuri bijyanye n'umuziki, natangira umuziki nyine mu karere ka Rusizi muri 2010 nibwo nakoze indirimbo bwa mbere muri studio, ariko mbere yaho nkiri mu mashuri abanza nifite ibintu by'impano nakunda gukora cyane mu by'imivugo, kwandika indirimbo zo mu tugurupe twakoreshaga mu by'amarushanwa, gukora mu minsi mikuru yabaga yabaye ku kigo cyangwa se ibindi minsi mikuru ya leta. So muri 2010 rero nza gufata umwanzuro ko noneho ngomba kubishyira ahagaragara, kuko numvaga hari ubutumwa buri muri njyewe, hari impano ndimo ngomba gukoresha. Icyo gihe nahereye ku ndirimbo yamamaza Afurika y'aba-RPF. So nkurikije uburyo rero abantu bayakiriye yagiye ikoreshwa hose, bihita bimpa ko haje umuntu nakora twumvishe yuko watangiye umuziki muri 2010 niba ntibeshye. Kuva muri 2010 kugeza muri 2018 umaze gushyira hanze indirimbo zingana gute? Murakoze. Maze gushyira indirimbo ziri hagati ya 20 na 30, kuko sinjya nzibuka neza. Ngoma mbaze izo naririmbyemo zaba izanjye bwite cyangwa se izo naririmbiye nk'abandi, ariko umuziki wanjye ngufata mu byiciro bibiri. Nyafata periode yo kuva muri 2010 kugera 2015, no kuva 2015 kugera ubu. Indirimbo nyinshi nakoze kuva muri 2010 kugera muri 2015, inyinshi ubu zifata nk'indirimbo nakoresha mu bintu bigiye bitandukanye bitewe na quality zari zigeze. Urumva umuntu agitangira ibintu nta muntu afite umudira inama, nta biki byose, ukiri na mutoya kuri izi noneho wasanga no muri icyo gihe muzika w'umuntu ari idateye imbere ugereranyije n'inanga muri Kigali bitewe na producer bahari n'itangazamakuru. So nkaba mbara ko zimwe muri izo ndirimbo ntekereza kuba nazazisubiramo. So noneho iyo tubaze zimwe mu ndirimbo nyine numva ndi proud yawe ku buryo nayiha umuntu avuga ngo this is my song, najya muri concert nkayiperforminga, indirimbo 12. Izo ndirimbo 12 ko numva zisa nkaho zigize album, ntabwo wigeze uronshinga cyangwa urimo urabiteganya vubanga? Kuronshinga ntabwo ndaronshinga, ndateganya gukora album y'indirimbo 15. Muri izo 15 plan mfite rero gukora izindi ndirimbo 3 academy n'ibyo zandi gukoraho muzuze izo audio, muzuze n'amavideo yazo, ntekereza no kujyanye na promotion y'ibyo bikorwa. Noneho 2020 indirimbo zose ni amavideo cyangwa ni ama-audio gusa? Kugeza ubu ni ama-audio. Urumva ari naho mpamvu nihaye intervale nini kugira ngo ntekereze gukora video. Ntekereze urabona muzika aho igeze iri kuri standard iri hejuru, birasaba nyine kubiha umwanya no gushaka investment igaragara kugira ngo umenye ngo niba ngiye gukora video uri presentable, washyira kuri televiziyo runaka bakicuraga nta kimera bafite. Uzi yuko nta video n'imwe ufite? Nta video mfite uretse nyine izo muri izo nitwa Samuelo Habimana ku mazina y'ababyeyi. Mu muziki nkoresha izina rya Crezo G Samuelo. Urwo ngukunda nshuti, duvuze mu magambo oya ntirwakwira, ngerageje ibikorwa nanone nasanga mbisondeka, ndabyibuka bwa mbere nakubwiye ko ngukunda, ngukundwa kaze ngutoneshe, burya kuwa gatandatu nari kuza zanye n'abasaza bavuga imisango, tugahamiriza mu maso y'imiryango ko nta wowe nagufite, sinakunda nagufite, oya sinakunda nagufite,
oya sinakunda nawe wiwanjye sinakunda oya sinakunda izina ryawe iwanjye njye naryanditse kundibaye umutima nakubita hatagera ingeze n'abajura cyangwa se n'abagenzwa no kujora ndagukunda rwose shenge ndagukunda nagufite impande zanjye sinakunda sinakunda oya sinakunda sinakunda nagufite oya sinakunda. Wow, urakoze cyane. Ndumva ijwi ari sawa n'indirimbo ndumva ku bwanjye ari nziza. Indirimbo yitwa ngo iki? Indirimbo yitwa sinakunda. Sinakunda ni imwe mu ndirimbo zawe, ni nshya cyangwa imaze igihe? Nayikoze mu kwa kane k'uyu mwaka, nyuma y'icyunamo ndumva aribwo nayishyize hanze. Inshya imaze iminsi mike yitwa Yego Yawe, iri kuri YouTube channel yanjye bayibonaho. Irimo nabwo arizo nagiye nkorana n'abantu, nizo ngenda ngaragaramo video z'abantu z'amakorabo nagiye nkora, ariko personal nta video mfite. Na ubundi bavuga ko musique ni uburyo bwo kombina amajwi, donc mu buryo bikora ikintu kinogeye amatwi. Mbere mu muziki wari cyari ikintu cyo kumva, ubundi muzika ariyo kumva ntabwo ariyo kureba, ariko bitewe n'uko usigaye usanga ibintu nyine twavuye muri passion tuza muri business, biba ngombwa ko kugira ngo bya bintu byabimenyekane nuko hazaho n'amashusho. So niyo mpamvu ntari narabitekerejeho cyane kuko nari nkiri gushaka content ijyanye nyine n'ibyo ndi muri musique nyine ibyo abantu babanza kumva bifite quality, ariko no kugira ngo noneho mbe nanamenyekana bigere kure. Niyo mpamvu nshaka gutangira gukora n'amavideo, wa wundi utarabashije kumva audio yanjye cyangwa se n'umwe wayumvishije utanzi abone na video amenye ngo this is Crazy Samuel wa ABC. Watubwiye yuko wavukiye ndetse unakurira i Rusizi, ndetse ni naho watangiriye umuziki, nubwo ubu ngubu wenda uri mu mujyi wa Kigali. Ari Rusizi no mu mujyi wa Kigali, nihe ubona ibihangano byawe babyiyumvamo cyane cyangwa bizwi cyane? I Rusizi mafite abantu benshi, nanahagiriye ibihe byiza muri za 2012 gutyo. Igeze nkora indirimbo yitwa Ntibinshobokeye, yitwa Abantu k'iminsi, zigira success cyane kuri radio yabo ndetse n'izindi radio z'Bukavu zicuranga n'ibitaramo bitandukanye Rusizi n'Bukavu. Bivuze ko mafite abantu ko bari mu rugo ejo cya mbere, abantu bagomba kuba bashyigikira umwana wabo, birumvikana kuba narahagize na donc narahakoze izo ndirimbo, radio yayo ikazicuranga cyane, birumvikana bafite abantu. Ariko no mu mujyi wa Kigali naho mfite abandi bagenda bamenya ibikorwa byanjye, haba muri domaine zigiye zitandukanye, haba mu bahanzi bagenzi banjye mafite abantu, haba mu bayobozi, haba no mu bandi baturage basanzwe. Navuga ko hose hari abantu maze kumenya, gusa i Rusizi birumvikana ko no mu rugo hari benshi kurusha muri Kigali. I Kigali tuhafata nk'igicumbi cy'umuziki, kuko niho hari amaradiyo menshi, niho hari amateleviziyo menshi yakina izo ndirimbo, niho hari abahanzi benshi, ndetse ni naho ibitaramo byinshi bikunda gukorerwa. Ku bwawe ni izihe strategy cyangwa se ni izihe plan ufite kugira ngo noneho mu mujyi wa Kigali naho uhagire abakunzi benshi baruta bufite i Rusizi? Murakoze. Koko i Kigali hakorerwa ibikorwa byinshi, ariko no mu ntara hava impano nyinshi, kuko nk'uje kureba muri Kigali usanga abahanzi benshi bari i Kigali baragiye baturuka mu ntara zitandukanye, which kuko tugomba kujya guhaha imbuto n'amaboko tukabisubiza ku ivuko tukajya kuhubaka. Plan mfite ni ukwegera itangazamakuru rikabifashamo, kuko naje hano mukamugiye kumfasha kugeza ahandi, gukorana n'abahanzi bafite aho maze kugera amazina yabo, gukora ibitaramo bitandukanye, kwitabira ibitaramo bitandukanye, kuko so far ntabwo
ntabwo ndi ku rwego rwo kuba nategura igitaramo ku giti cyanjye, nubwo mbere nabikoraga nkiri i Rusizi, ariko revo nyine muzika igezeho birasaba ikindi kintu, birasaba ibindi bintu, kugerageza gufatanya n'abantu batandukanye, kwitabira ibitaramo, gukora ibintu byiza nyine bijyanye n'ibyo abanyamujyi bakeneye kugira ngo barusheho kwiyumvamo. So ndumva nibyo navuze, gukora indirimbo, audio video nziza, gukora ibiganiro ku binyamakuru bitandukanye, no gukorana n'abandi bahanzi ndetse no kwitabira ibitaramo, bityo abantu bakarushaho kumenya ibikorwa byanjye bakanashyigikira. Igihe watangiriye umuziki kuva 2010 kugeza uyu munsi, ujya muri studio ugatanga amafaranga yawe, ugakora indirimbo ndetse rimwe na rimwe ukazishakira promosiyo, iyo urebye kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ubona ari iki umuziki wakugejejeho ku buryo n'undi uri kureba wifuza kwinjira mu muziki yavuga ati wow, bya bintu burya bishobora kuba bifite akamaro, nanjye mbigiyemo ndumva nta kibazo? Urakoze cyane. Kuva icyo gihe birumvikana nashyiraga nk'amafaranga kuko nta management nigeze ngira kuva muri icyo gihe cyose kuva 2010 kugeza ubu. Mu bushobozi buke bwanjye nakoraga ibishoboka nyine nkamakinga ashobora ko byibuze umwaka ushira nashyize byibuze audio imwe cyangwa ebyiri hanze, nagerageje gukora ibiganiro kuri radio cyangwa ibinyamakuru bitandukanye, nanagerageje kwitabira ibitaramo runaka. So ubwo ni ubushobozi nashyiragamo. Bimwe mu byo umuziki umaze kungezaho muri icyo gihe, icya mbere waranyaguye mu mutwe, umpa gutekereza cyane, kuko nababwiye ko mbere nari ndi kwiga muri university yigisha ibintu bya education, ariko ubu ndi kwiga muri university yigisha business, kuko I want to do music professional, gukora umuziki mu buryo bwa business. Niyo mpamvu ndi kwagura mu mutwe nkana kugira ngo ngere kuri ibi biragenda gute. Ubu ndi kwiga muri university y'Abanyamerika yigisha ibintu bya business. Urumva ibyo nabitekereje kubera ko ndi muri music, nzavanayo degree, American degree, ariko ngezeho kubera ko ndi umunyamuziki. Icyo ni kimwe. Ikindi, nungutse inshuti nyinshi, mfite inshuti nyinshi z'abantu, abahanzi, abanyamakuru, abantu basanzwe, donc mu ngeri zitandukanye. Hari aho izina ryanjye rimaze kugera bitandukanye nuko ntari kuba nkora umuziki. Ikindi, hari ibikorwa bimwe na bimwe ngenda nkora nyine byo muri muzika bikampa amafaranga ashobora kumfasha, akamfasha kuba nakwibeshaho muri Kigali. Muri Kigali nta famille mfite, nta papa nta mama nta mfite, ngomba kumenya ngo ndishyura inzu, ndarya, ndambara, ndi papa ndi mama, nite no kubyishuri. So urumva niba muzika ishobora kumfasha muri ibyo byose, urabona ntabwo nza nabi. This is because of music. Ariko kandi icy'ingenzi ni network nubatse kubera ko ndi umunyamuziki. So kuba ndi umunyamuziki dushobora guhura, naza hano ku byamamare tukamenyana, ejo ukamenya ko hari ikintu nzi gukora wenda runaka, hari ubundi izindi skills zifite, ukaba wampa akazi muri company yawe kubera ko ariko waramenye kubera ko ndi umuhanzi. So umuziki uhuza n'abantu batandukanye, kunyabukira connection, ngenda nkora muturaka dushaka kumva ubushobozi nabwo bumfasha gusurviving. Okay. None umuziki wawe urebye igihe watangiriye ukageza n'ubu ngubu, uba wumva wifuza ushaka yuko ugera hehe? Ni uruhe rwego ushaka kugezaho umuziki wawe? Ikibazo cyiza. Kugeza ubu ntabwo abanyarwanda bose bazi ko hari umuhanzi witwa Crazy Bisamura. Nubwo hari abamuzi, hari abazi ko hari n'abandi bari bumumenye kubera iki kiganiro, hari n'abazamumenya. Ndifuza ko mbanza abanyarwanda bakamenya, abanyarwanda bamara kumenya, East African ikamenya, Afrika yose ikamenya ko umuntu ahari, ndetse n'isi yose ikamenya ko Crazy Bisamura umuhanzi w'umunyarwanda ahari kandi hari ibyo akora. Niyo mpamvu iyo nkora ubuhanzi bwanjye ntabwo ndota ngo ngende gushaka gukora indirimbo ejo ikinwe ku maradiyo hano gusa birangire.
ntekereza ikintu ku buryo mu myaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 cya gihangano cyanjye kizaba kigihari. Navuze kugenda nagura nyine ibikorwa byanjye, nubwo mu Rwanda hose ntarabafatisha, ariko ntangira kugenda mviza n'ahandi hose. Hari indirimbo mfite yitwa We Need Peace, ikoze mu ndimi 3, Igiswahili, Igifaransa n'Icyongereza. Iyo ndirimbo nayikoze kugira ngo wa muntu uri mu Burundi, wa muntu uri muri Congo, wa muntu uri Tanzania cyangwa Kenya ushaka kuba tumva Ikinyarwanda, niyumva Igiswahili cyangwa se Icyongereza kirimo, amenye icyo nashatse kuvuga. Babandi bari muri Congo bakoresha Igifaransa babyumva, ndetse n'ahandi muri rusange. Aho nshaka kunyuza icyo wagera ni kure hashoboka, ndetse nkaba naba na ambasaderi w'u Rwanda muri muzika ku isi hose. Yeah, that's my dream. Dream zawe zirakaze. Shaka kuba ambasaderi w'umuziki nyarwanda ku isi hose. Nakubwira ni courage. None wenda dusa nkaho dusoza, ubundi iyo uririmba wibanda kuki? Yes, mu butumwa ntanga ubutumwa bwiza, icyo ni icya mbere, kuko sindirimba kukana hari indirimbo z'urukundo zishobora gufasha abari mu rukundo cyangwa se abifuza kurujyamo, ndetse zishobora gufasha abari mu rukundo rutagenze neza. Izo ni iz'urukundo nyine mvuze, ni urukundo ahubwo urukundo rw'abakundana byacu, abasore n'abakobwa, seri, ishusho, switi, hani, mutima, isukusuku. Ngakora indirimbo z'ubuzima busanzwe zigaragaza mu buzima bimeze gutari, nk'iyo mfite yitwa Rubebe, igaragaza umuntu w'urubyiruko udashaka gukora, utunzwe n'iby'abandi. Iyo ni message mpereza urubyiruko rukwiye gukura amaboko mu mufuka, rugakora, rukihangira imirimo, rugaha abandi akazi, bakaba intangarugero mu Rwanda, muri Afurika no ku isi hose. Ubwo ni ubutumwa nyine busanzwe muri rusange. Hari n'izo nkora zishimira ibyiza abantu bagenda bageraho, by'umwihariko noneho igihugu ibyo kigeraho, ariko nkabikora mu buryo butari ubwo gushimagiza gusa, ahubwo bugaragaza n'icyo dukeneye gukora kugira ngo ibyo twagezeho birusheho gukora. Hari nk'indirimbo mfite yitwa Together We Can, igaragaza ko twese dushyize hamwe aribyo twageraho, agaragaza ko ibyo tubona twagezeho mu iterambere ry'uburezi, ubuhinzi n'ubworozi, imibanire myiza n'ibindi bihugu, ntabwo ibyo twabyutse ngo dusange byikoze, ahubwo byasabye imbaraga no gushyira hamwe kw'abarutuye. Ubusanzwe njye nkora ubutumwa bwiza muri domene zigiye zitandukanye. Wenda dusoza, keretse niba hari ikindi wumva wakongeraho tukabasha kuba twasoreza ahangaha ikiganiro twari dufitanye, ubundi wenda mu gusoza ubwire n'abakunzi bawe cyangwa se n'abifuza kuba abakunzi bawe uburyo bakomeza gukurikirana kugira ngo bajye babona ibihangano byawe cyangwa se ibintu bishya uba ubafite cyangwa se uba uri kubategura, ndetse n'ibyo wabateguriye byahiye nabyo bakabasha kubibonera ku gihe. Murakoze. Kimwe nababwira nuko nk'abahanzi nyarwanda ntabwo tujenjetse, turi gukora cyane kugira ngo muzika yacu igere ku rwego rw'ahandi bageze. Ikindi nasaba abanyarwanda gushyigikira abahanzi nyarwanda, kuko abahanzi nyarwanda barashoboye kandi bafite buri kimwe cyose mu bushobozi bwabo cyatuma umuziki nyarwanda ugera kure, ariko iki kibura ni uko nta bashoramari bashora umuziki wacu ngo bashyiremo ibikorwa remezo bijyanye n'umuziki, bafata abantu bafite impano babateza imbere. So abafite ubushobozi bakwinvestisa mu muziki, kuko ni sector nayo ikeneye gutera imbere kandi yatanga n'umusaruro. Ikindi ni ukwibutsa abanyarwanda ko imbaraga, uruhare rwabo narwo rukenewe cyane kugira ngo umuhanzi nyarwanda atere imbere, n'umuziki nyarwanda utere imbere muri rusange. Basaba ibihangano by'abanyarwanda kuri radiyo,
social media bakoresha mu buryo butandukanye, bakumva ko umuhanzi nawe afite agaciro. Niba ari nk'ibirori bateguye, ntibazumve ko bazakina CD y'umuhanzi ahubwo bamuhamagara bari guplaying ibyo ngibyo kurusha uko bajya kwishyura amafaranga DJ, kandi umuhanzi ahari bakwiye kumukora. So nasoreza rero mu gushimira ibyamamare, ndashimira n'abandi muri rusange. Itangazamakuru nyarwanda rikora akazi katoroshye kugira ngo muzika igere imbere. Aho abantu bansanga rero kuri social media zose, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, SoundCloud and YouTube, nkoreshaho Crezo G Samuel. Ubwo ni CREZZOG Samuel, birumvikana Samuel usanzwe. Mbashimira cyane ku ruhare mugira kugira ngo umuziki utere imbere, by'umwihariko n'uwanjye mushyize mu kuri uyu munsi. Urakoze cyane. Hagiye watubwiye ngo amazina nyakuri witwa Samuel Habimana. Reka tubashimire cyane rero mwese abadukurikiranaga kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV cyangwa se Ibyamamare TV. Uyu munsi rero twari kumwe n'umuhanzi witwa Samuel Crezo G. Numwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu ntara, harya ni mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rusizi, aho ngaho yahubatse izina, ariko no mu mujyi wa Kigali ubu ngubu yaje yararimo atubwira ati mumwitege. Reka tubashimire cyane rero mwese mwari muradukurikirana. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.